ntawambuza gushima Uwiteka Imana yanjye kubw'ineza n'imbabazi agira. Nahera mu gitondo vuga ineza n'urukundo n'imbabazi, izuba rikarenga ntarayirangiza. Amahoro Imana nshuti bakunzi ba Source of Joy Studio, ni studio maze kumenyera, ariko kandi hari n'abazi izina kwa Leopold. Ni byiza ko tuyavuga yombi kugira ngo icyuzi kirusheho kugufasha no gusobanukirwa. Ndemanywe nta kiruta Imana, turagarutse kugira ngo dukomeze tuganire. Tumaze kugenda tubamenyereza, ariko si by'akamenyero, ahubwo turushaho kubakundisha no gukomeza kuba muri ibyo bihe. Tugaruka ku ndirimbo zakorewe muri no studio, tuzuza turushaho kumva imirimo y'Imana yakoze kandi ikomeje gukora. Turi kumwe rero n'ubu n'abatumirwa uyu munsi, ariko mbere ko tubabwira nagira ngo twongere dusenga Imana. Twavuze ko mbere na mbere ari Imana. Sinako twabivuze gusa, na Bibiliya niko ibivuga ko mbere na mbere Imana. Reka rero nsabe n'ubundi Leopold ubwo namwakira, ubundi asenga Imana kugira ngo ibyo tuvugira ahantu ikiganiro turi bugire kize kuba ikiganiro cy'umugisha. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye uyu mwanya uduhaye, tugushimiye ibihe byiza wongeye kuduha, ubibona ubuntu tugiriwe, izi ni imbabazi zawe wongeye kutugirira. Icyubahiro ni kibi cyawe Mwami, tugushimiye kubwa byose, tugushimiye Mwami kubw'uyu muteguro, tugushimiye kubw'abatumirwa, tugushimiye kubwa gahunda zose zigiye gukorekera ahantu. Reka tukwinginge cyane kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka amagambo agiye kutuvamo, reka indirimbo tugiye kuririmba, reka ikintu cyose kigiye gukorekera ahantu kibi cyo guhembura imitima, kibi cyo guhembura ubwoko bwawe, kibi cyo kongera gukiza, kibi cyo kongera kunga, kibi cyo kongera guhembura abantu bari basubiye inyuma mu izina rya Yesu. Kandi natwe ubwacu turimo kugikora, natwe duhemburwe nabyo. Umuntu wese yumve umwuka wera arimo kuvugana nawe binyuze muri iyi gahunda tugiye gukora. Urakoze cyane kubanye natwe, uyobore byose kugira ngo bibe byo kuguhesha icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Amen, amen. Arakoze cyane Niyonzima Leopold, umupapa ufite abana 4, sibyo? N'umugore. Ni byiza ko turushaho kugenda tubibutsa. Nanjye nkaba ntabwo ngira umusore, ahubwo ndi umugabo noneho utaragira abana. Nicyo nshatse kuvuga. Ubushize twakoranye ikiganiro ndi umusore, ariko hashize igihe gitoya nanjye nubatse umuryango. Umva ko Imana igenda ikora imirimo, kandi n'abandi turi kumwe izagenda ishaka gukora imirimo. Turi kumwe na New Melody, ariko bavuga New Melody Family, New Melody Group, New Melody Choir, byose. Ni New Melody mumaze kugenda muyimenya bitewe n'indirimbo mwagiye mubona yakoze, kandi zagiye zifasha benshi, kandi zikomeje no gufasha benshi. Reka rero tubakire mpereye kuri bugufi bwanjye, dukomeze n'abandi banabibwira amazina yabo, ubundi nyuma tuze gukorana nabo ariko mubazi. Haleluya, amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yanejejwe no kongera kuba hano. Yego. Amazina yanjye ni Josue cyangwa Yosuwa Shimwa, ndumuririmbyi muri New Melody, nshinzwe ibijyanye n'imiririmbire. Yego. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Amen. By'umwihariko kandi murabizi ko ari umwarimu wa muzika uguke, yagize kudufasha mu bihe bishize. Niba utarabasha gukurikirana ikiganiro yaduhaye, manukiye ku link ari hasi, baza kubona inyigisho nziza cyane igaragaza uburyo umuririmbyi akwiriye kuba aririmba, ndetse n'impamvu turirimba naho bikomoka ibyo turirimba, abantu bagende babizirikana. Imana iguhe umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Sinzabyibagirwa Jean de Dieu. Ntuzabyibagirwe. Imirimo y'Imana niyo tutazibagirwa. Nibyo ngiye kubaza ngo ariko muzehe yakubwiye ko ari ibyo atazibagirwa. Burya niwe uba witiriye burya. Ni ibitangaza. Yego. Ni ibitangaza Imana yagiye ikora. Kandi na mama akitwa? N'ubundi ni ibintu. Yego. Niba nishimiye kubana namwe, nanjye ndabakunda cyane. Imana iguhe umugisha cyane. Nawe sister? Yesu ashimwe. Amen. Nanjye nitwa Tuyishime Esther, ndi umuririmbyi muri New Melody. Ndi Imana hano umugisha. Amen. Haleluya. Amen.
nitwa Esther Umulisa, nanjye ndi umuririmbyi muri New Melody. Yego. Nishimiye kubana namwe. Hari abantu bazi Neema cyane aricyo mufana. Yego, turavukana. Kora umuvandimwe we. Ni byiza ko n'abantu babimenya. Hari icyo batagiye bavuga nuko bagihuriyeho bose twajya ngo tuze kukivuga, tukivugira rimwe, bose ntago barubaka, baracyari ingaragu. Ingaragu, ariko abaho ingaragu igaragiwe bwo guhamya Yesu. Amen. Ariko ibyo turi kubivuga ubu ngubu dukora ikiganiro nko mu myaka 2 iri imbere, ushobora kuzaba ari wowe bwari kureba iki kiganiro cyangwa se 3, birashoboka ko atari ko bizaba bimeze, hari cyagiye gihinduka. Nabyo rero tuzadushima Imana. Amen. Mukanya tutarajya kuri kamera, hari adoration twaririmbaga numva imbere y'ishya, imbere yuko twinjira mu ndirimbo mwahimbye cyangwa se ibihangano byanyu, nagira ngo twonge tuyigarukemo. Jose dufashe kwigarukamo ko numvise ufite amagambo yafasha n'abantu tugiye kubana mu iki kiganiro. Iriya ngo wandemanye, iravuga ngo wandemanye umutima ukuramya. Ni indirimbo ya Serge yamuremye. Imana imuhe umugisha kandi kubw'iyi ndirimbo nziza yamunyujijemo kugira ngo ihembure imitima yacu. Wandemanye umutima ukuramya uwuzuzamo umwuka wawe uyu munsi, ibibamo biravura. Wandemanye umutima ukuramya uwuzuzamo umwuka uyu munsi, ibivamo biravura. Wandemanye umutima ukuramya haleluya uzuzamo umwuka wawe uyu munsi, ibivamo biravura. Bigatembera mu bwoko bwawe, bigahebura imitima. Ubwo n'ubuntu wagiriwe nawe, ibivamo biravura. Bigatembera mu bwoko bwawe, bigahembura imitima. Ubwo n'ubuntu nagiriwe, n'ubuntu nagiriwe nawe, ibivamo biravura. Haleluya. Ibimvamo biravura, ibimvamo biravura, ibimvamo biravura, ibimvamo biravura, ibimvamo biravura, amahoro y'umutima, ibimvamo biravura, ngumva umunezero n'ibyishimo, ibimvamo biravura, bigatembera ubwoko bwawe, bigahembura imitima. Ubwo n'ubuntu wagiriwe
ubwoko bwawe bigahembura imitima. Ubwo n'ubuntu nagiriwe nawe mwami, bivamo biravura. Mana ndagushimiye ko waturemanye umuti, burya wadushyizemo umuti wo kutuvura ubwacu kandi uganasohoka ukavura n'abandi. Waduhaye umutima wuzuye kukuramya, wuzuye amashimwe, kandi kukuramya ibyo biduturukamo bikabanza bikatuvura. Haleluya. N'ari magambo dukwiriye kuba bazima biturutse ku byo wadushyizemo. Oh, haleluya. Yesu ushimwe, wadushyizemo ubuzima, wadushyizemo ubuzima. Hano ubwo buzima bwamara kutuvura bugatemba no ku bandi bukabavura. Bivuze ngo ntabwo dukwiriye gusohora ibisenya, abantu, ahubwo dukwiriye gusohora ibyubaka abantu, kuko ibiri muri twe bivura, ari umuti, ari ubuzima. Mana ushimwe, habwa icyubahiro. Nyemera abantu badukurikiye ibintu babiha agaciro kandi babyumve, maze aha agaciro ibyo wamushyizemo kandi abibyaza umusaruro, mu izina rya Yesu, amen. Hari indirimbo zagiye zikorerwa hano tugenda tugarukaho muri no studio kwa Leopold Source of Joy Studio, harimo niza New Melody family cyangwa se choir, bitewe nuko mwabyita, bampaye uburenganzira mvuga icyo nshaka. Muri izo ndirimbo rero ni nyinshi, ariko turaza gufatamo nibura nk'eshatu tuzigarukeho, turebe n'impamvu zazo, amateka, icyo zafashisha abantu, umusaruro zatanze, twongere tuzuze, zongere zibafashe none bundi bushyashya. Duhere kwihe Josue, kuko niwe mwarimu muziki. Yego, hari indirimbo nyinshi twakoranye na Leopold. Tugiye guhera kuri nimuze dushime. Yego, fata fa dieze. Oh,
ntakiye Imana yanjye yumvira ijwi ry'umunyamibabaro ni nyiribiye niwe mwami nimuze dushime muze dushime data tumuhimarize tumuhimarize uwo mwami yuzuye nukuri yuzuye ubuntu yuzuye ubuntu n'ibambe haleluya guca imanza zitabera Mana ushimwe. Oh haleluya wuzuye ubuntu n'ibahe. n'ibambe haleluya ntawambuza gushima Uwiteka Imana yanjye kubw'ineza n'imbabazi agira nahera mu gitondo vuga ineza n'urukundo n'imbabazi izuba rikarenga ntarayirangiza ntawambuza gushima Uwiteka Imana yanjye kubw'ineza n'imbabazi agira nahera mu gitondo mvuga ineza n'urukundo n'ibambe yego izuba rikarenga ntarayirangiza nimuze dushime dushimire uwo mwami tumuhimarize ineza ye ko yuzuye ubuntu n'ibambe akiranukira guca imanza zitabera ko yuzuye ubuntu n'ibambe akiranukira guca imanza zitabera ko yuzuye ubuntu n'ibambe akiranukira guca imanza zitabera nimuze dushime Uwiteka Imana tumuhimarize ineza ye uko yuzuye ubuntu n'ibambe akiranukira guca imanza zitabera Mana ishimwe cyane. Mana ikiranukira guca imanza zitabera. Reka mbaze Esther muto buriya n'uwo hepfo ibyo byose niko nishyizemo kariwe mutoya ushobora kuba ari byo. Iyi ndirimbo ikuyemo ubuhe butumwa muri rusange? iyi ndirimbo irimo Imana yuzuye ubuntu iyo harimo irimo Imana yuzuye naho byarangirira ariko komeza yego ariko mfashijwe nuko irimo Imana yuzuye ubuntu. haleluya yuzuye ubuntu pe hanyuma harimo gushima Imana ntawambuza gushima Imana yanjye harimo ubuzima buri personal ni ubuzima nyine bwihariye bw'umuntu ku giti cye ariko Imana yuzuye ubuntu n'ibambe kandi ngo ikiranukira guca imanza zitabera ubuntu n'ibambe ntago ifite ngewe Esther njyenyine kuko yaje ku musaraba ivuga ngo byose birarangiye urushye n'uremerewe naze ntago yavuze ngo
Anselme naze, Josue naze, yatuvugiyemo ariko uwo ari we wese. Bivuze ko ubuntu n'ibambe byayo bidafite limite, nta hantu bifite birangirira, ntibiri kuri New Melody gusa ngo tubyihererane. Hoya, wowe uko umeze kose n'utaratura Kristo ko ari umwami, ubuntu bw'Imana bukuriho, ubuzima bwawe bwuzuye ubuntu bw'Imana n'ibambe kandi byayo. Rero iyi ndirimbo irimo ubuntu ni ukuri. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Ndabona muri New Melody hari mwese mwabavuga ubutumwa, sibyo ko n'ubundi muvuga ubutumwa, ariko babandi bajya kuri altari nawe mukafata Bibiliya mukabwiriza, nabona ko mufite ijambo ry'Imana muri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Uhuza amateka ashobora kuba hari ushinzwe indirimbo. Iyi ndirimbo yaje ite? Ubundi yaje ite? Yaturutse hehe? Kuki yaje? Umuntu yatabyibaza, cyangwa se kuki mwagiye mu nganzo? Ubundi inganzo ku babumbyi n'ahandi bagenda bagakura ibumba bakarivanamo ikintu runaka, niho bita inganzo. Ubundi ni inganzo mu Kinyarwanda. None kuki mwagiye mu nganzo mugakuramo iri bumba mukaribumbamo iyi ndirimbo nimuze dushime Uwiteka Imana? Byaturutse kuki? Murakoze. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo New Melody yatangiriyeho, ashobora kuba ari nk'iya kabiri, ashobora kuba ari nk'iya kabiri pe. Ikurikira iyihe? Ikurikira tugira amatsiko ndiho mwahereyeho, iyitwa Uwiteka niwe mwungeri. mwaza kurimbaho gato twe. Ashobora kuba ari nk'iya kabiri. Ariko mu buzima butugize muri New Melody harimo kuririmba, gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Ni inspiration yaje muri bamwe muri twebwe, ariko turi mu bihe byo kwiga ijambo ry'Imana, turi kwiga ijambo ry'Imana, turi kwiga Imana, turi kwiga kamere y'Imana, uko Imana iteye, uko Imana, ubuzima bw'ubumana mu bantu. So rero duhishurirwa iryo jambo riri muri Zaburi, sinibuka neza igice, ariko ivuga ngo Uwiteka Imana yuzuye ubuntu n'ibambe, akiranukira guca imanza zitabera. Harimo n'ahariya ngo imiraba y'urupfu yarangose, ngo izi kuzimu zantaye hagati, akira Imana yanjye. Twibutse uburyo umuntu anyura mu bihe bikomeye, ariko Uwiteka kubera ubuntu bwe n'ibambe bye akamukiza. Hanyuma ni indirimbo yakoze ku buzima, yahinduye ubuzima bwacu cyane, kuko twavuze ngo noneho ubwo bimeze bityo reka turenge ubuzima bw'imibabaro, turenge igice cyo guheranwa na ya mibabaro, ahubwo dushima Uwiteka Imana ku bw'ineza ye n'urukundo rwe n'imbabazi ze, kandi akiranukira. Ako ngakunda cyane. Doko uca imanza zitabera arabikiranukira, ni ukuvuga ari honnête kuri icyo kintu, guca imanza zitabera, ntarenganya, ari perfect kabisa indeed, atitaye ngo umuntu afite iki, yaturutse aha, yavutse ko ufite ubushobozi, nta mateka, nta kavukire, nta Mwisiraheli, nta Mugiriki, nta Muyuda, nta Munyarwanda, nta Munyamahanga, akiranukira guca imanza zitabera. Imana ishimwe cyane. Amen. Nyivaho kugira ngo nyiveho Esther mukuru, kuko bombi ni ba Esther. Hari abantu biyumvamo ko batagira ishimwe bitewe n'uko hari ibibazo yahuye nabyo, ni imfubyi se, ni umupfakazi se, yaciye no mu bindi bibazo bitandukanye, ariko muramubwira ngo nimuze dushime. Ubundi yakwiye kuba afite irihe shimwe kandi afite ibyo bibazo bindi? Wamubwira iki? Icyo namubwira, mu bibi no mu byiza Imana ikwiriye gushimwa. Ntago wabura ikintu ushima Imana, byonyine no kuba uba ukiriho byonyine iryo ni ishimwe. Hanyuma yo kuba uriho hari ibyiza Imana ibigufitiye imbere. Rero mu bibi no mu byiza hose dukwiriye gushima Imana ishimwe cyane. Icyo nakongeraho ni uko ijambo ry'Imana riravuga ngo ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nubwo wowe uri kubibona ko wenda bikomeye, ari byacitse, ari amakuba, ari ibibazo,
ariko ku Mana harimo ishimwe. yego Uyu munsi ushobora kutabibona ariko hari ikindi gihe gishobora kuzaba, ahubwo wowe ukigaya kuko wavumye ibihe wari urimo kandi aribyo byari biri gutegura ishimwe yariyo nzira ry'Imana, kubera ko ibintu byose Imana ikorera abakunzi bayo ni ibyiza iteka. Niba ugize ikibazo runaka kibone mu buryo buri positif, mu buryo bwiza, kubera ko nyuma y'icyo kibazo harimo igisubizo cyawe. yego Ubwo rero ishimwe rirahari mu izina rya Yesu. amen Njye mfiteho n'ubuhamya ariko reka ndeke kubutanga. Nzavuga ikindi gihe. Okay, tukibikiye ikindi Hari ibihe ugeramo ukabona bikomeye wibaza ngo kuki iki kintu kimbayeho, ariko igihe kikazagera ukabona ahubwo cya kintu iyo kitaba aho uri uyu munsi ntuba uhari, akazi urimo uyu munsi ntuba ukarimo, wenda se ishimwe ufite uyu munsi ntuba urifite. So tubifate muri sanse yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. amen impamvu zo gushima Imana ni zose. yego Igikuru ni ukugirira Imana icyizere. Inzira zose tunyuramo Uwiteka afite ubushobozi bwo kuzibyaza ibyiza. yego Tufite urugero rwa Yosefu kwa Potifari muri gereza n'ahandi hatandukanye. Ibaze iyo adaca muri ziriya nzira yari kuzasaza ari umugaragu, ariko gereza yamuviriyemo ububasha mu rwego rw'igihugu cyose. So Imana niyo gushimwa kuko ari Imana first of all. yego Imana niyo gushimwa kuko ari Imana. Ikindi nubwo unyura mu bikomeye, gira kwizera Imana. Inzira zose unyuramo Imana izifitemo umugambi mwiza, kuko nubwo yaba ari mu rupfu Imana yakuvaniramo ibyiza. amen Amen. mwivuze ibyo mpita munyibutsa umusore umwe wari gushima Imana, ati ndashima Imana ko yemeye ko mba imfubyi. Arareba aratekereza ati iyo ntaba imfubyi sinari kwiga. Yego. Kwiga kwanjye kwanyuze mu bupfubyi, kuko abangiriye impuhwe bazingiriye kubera ko bambonye ndi imfubyi, barandihirira ndiga gutya na gutya. Birashoboka, ariko ntituvuze ngo umuntu abe imfubyi kugira ngo wenda azige. Undi nawe aravuga ngo banyirukanye ku kazi. Nyuma yo kunyirukana ku kazi nibwo nahumutse mu mutwe ntangira kwikorera n'ibiki byose. Ubu afite amazu menshi hano muri Kigali kubera ko bamwirukanye ku kazi kamuhembaga 70,000. Arababara ariko nyuma aza kubona ko kumwirukana byo byamuhumuye, tangira kwikorera, afite amazu menshi cyane. Ziranche za kane kwavuga. Ariko urumva ko ushobora kuri mu bibazo ariko ari inzira ari cana. Imana ibahe umugisha cyane, muri kugenda mugira ihishurirwa rikomeye cyane. Mbere ko tujya ku ndirimbo ya kabiri, sinjya nibagirwa burya abantu bashobora kugira amatsiko ngo ariko niyo melody y'indirimbo batangiriyeho isona gute, ivuga gute. Muri bo basi naho kaba quelques secondes. Abantu bumva ko iyo ndirimbo ni iyihe mwatangiriyeho cyangwa ntimuyibuka. Yibuka umura rwose. Ari abantu indirimbo ya kera turanayikunda batakirepeta. Ari ukuntu utujyana ahantu twumvaga n'ubundi mushaka n'amakuru. Twashaka nko kujya. Yego, murakoze cyane. Mba ko turi mu mwuka umwe. Ndirimbo ho gato. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena anjya
gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe iteka. Amen. Ko nayo imirikara ni kera ni kera hari abantu batayibuka. kera. Abayesta nabavumbuye ntabwo bayibukaga neza. Ariko umva ko inayo ifite amagambo meza cyane irimo ifite ubuzima nayo. Imana umugisha cyane, birashoboka ko nawe utari uyizi, nanjye sinari nyizi, ariko numva naryoshye. Ugira umwete wo kujya kureba kuri YouTube channel yawe. So iriho mu ndirimbo iriho. Nagiriho Bakunda umuntu abyara abana. Tuzongera tuyikore. Wambere akabasa nk'umwibagiyeho gake akita ku muhererezi. Muzayikore n'umushyiraho kumva ko ari nziza cyane. Turaza kubigarukaho aho mukuriye gusanga indirimbo za New Melody, turaza kubigarukaho dusoza. Uyu munsi sinshaka ko tunajya mu mateka New Melody n'uburyo bahimba indirimbo, tuzashaka ikindi kiganiro by'umwihariko n'uburyo bakira abantu n'uburyo ibyo byose tuzabireba nyuma. Turashaka kugaruka ku ndirimbo zakoremo muri studio. Reka tuzane ya indi ya kabiri rero twigeze gukomozaho. Ako numvaga nshaka kubaza Leopold, umuntu wadukoreye ibi ndirimbo, hari ikintu zamufashije rwose? Leopold, hari ikintu zagufashe? wenda twari kubivugaho, numvaga ndi bugire umwanya rwose utari mutoya wo kuza kuvuga gatoya ku mateka yanjye na New Melody, ariko uretse n'indirimbo, ariko ubwabyo na timu nabagamo icyo gihe, ngira ngo wenda abo twavuganye amateka wenda nayo turaza gushyiraho munsi link yayo bongere bayasubiremo. Ariko nabaye muri New Melody mu gihe cy'imyaka 2 hafi n'igice cyangwa 3, urumva ibihimbano byose nimo byaturukaga nyine, ariko twagize ibihe byiza cyane. Hanyuma izi ndirimbo rero murumva numvaga ibyo ari byo byose, hari n'igihe umuntu akora indirimbo akumva ntabwo nyine akumva iyo agira ubundi bushobozi burenzeho yari kubushyiramo, ariko basi nubwo afite akabushyiramo akavuga ati ibyo nari mfite ni ibyo ngibyo, ariko ibindi Imana nabyo izabikore. Rero ikintu cyagiye kidutungura ni ukuntu hashize n'igihe yewe zaranakozwe, ukumva wanyura ku rusengero ukumva nibuka hari indirimbo imwe twakoze muri New Melody icyo gihe, hanyuma nyuze kuri mbona ari nyuze ahantu gutya numva korali y'ababyeyi iri kuririmba yayihinduye kuntu ariko numva ko ari ndabana byanze bikunze indirimbo zakoze umurimo, Imana yazikoresheje umurimo. Yarabajije ariko ngo wowe hari icyo zagufashije, donc spirituellement hari icyo zagufashije, twe kujya mu by'amafaranga kuko amafaranga nayo aradufasha. Nayo yaraje yego nayo yaraje, kandi ngira ngo wenda Jose yigeze abivugaho, byanze bikunze ni urugendo twagiye tunyuramo. Iyo nibutse New Melody nibuka intangiro yanjye muri studio ndi jyenyine, harakibagabaga nicaye muri studio jyenyine, nta muntu uri buze kuvuga ngo aramfasha, uretse kuza wenda kumpa ibitekerezo, ariko nta wundi muntu uri bukore kuri iyo ndirimbo ngo mastering ngo mixing ayicurange, byose bikaba bindi ku mutwe. Nibukamo ikintu gikomeye. Rero nk'izi ndirimbo urumva ko narafashijwe cyane, kandi hari igice kinini cy'umwuka cyazamutse. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ibindi turaza kubigarukaho, ngira nicyo mbaza New Melody. Reka tubane turirimbe ya ndirimbo. Nihe tujye kuririmba noneho?
twageze tubura amazi yo kunywa Yesu watubereye isoko amaso yacu yari yuzuye amarira washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu hari aho twageze twari tubura amazi yo kunywa twishwe n'umwuma Yesu watubereye isoko amaso yacu yari yuzuye amarira washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu 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 Yesu we ibyo wakoze Yesu ibyo wakoze birahambaye birenze cyane uko twe twabivuga imbabazi zawe nizo zaturamiye ku munsi mubi ukuboko kwawe niko kwadukomeje umwijima watubereye umucyo mwana mu mwijima watubereye umucyo mu ntambara watubaye bugufi icyubahiro cyawe cyagumanye natwe mwami neza yawe yatwumyeho umwijima watubereye umucyo mu ntambara watubaye bugufi icyubahiro cyawe cyagumanye natwe mwami neza yawe yatwumyeho mu gihe cy'umubabaro waraserutse wateze ugutwi wumva gusenga kwacu imvune zo mu mutima warasomoye haleluya ahari ukwiheba uzuza ibyiringiro imvune zo mu mutima warasomoye ahari ukwiheba uzuza ibyiringiro ahari ukwiheba uzuza ibyiringiro ahari amarira uzuza ibyiringiro ahari amarira uzuza ibyiringiro tukwikomeje mwiza mana yawe niho tuzatura mubaye yawe niho tuzatura Yesu we tukwikomeje uri mwiza mana yawe niho tuzatura yawe niho tuzatura Yesu ashimwe cyane Imana yapfukuye isoko mu butayu itanga amazi yo kunywa Imana ishimwe cyane aho kantu mwatangiriye kuri kuri mugasubiremo kara mwatangiriye hari aho twageze tubura amazi yo hari aho twageze tubura amazi yo kunywa Yesu watubereye isoko amaso yacu yari yuzuye amarira washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu hari aho twageze tubura amazi
washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu, amaso yacu yari yuzuye amarira, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. Imana ishimwe cyane yashyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. Nawe birashobora ko ari ahantu wageze ukabura amazi yo kunywa, ukabona neza inzira ziraheze, uburyo burabuze, icyerekezo kirabuze, ariko Uwiteka akahita afukura iriba, agafukura indi soko. Imana ishimwe cyane. Abanyarwanda dufite amateka, hari aho twageze ibintu biranga, ubuzima burabura, ariko Uwiteka yatwongeye ubuzima. Nawe ubwawe ku giti cyawe ufite ubuhamya bwawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo jya utekereza ibyo Imana yagukoreye, ntukemere na rimwe ko Satani akwambura ishimwe. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo yo mwayihimbye muhe buryo ifite ahe mateka kugira ngo ducunguze uburyo umwete twinjire no mu yindi ho gatoya. Ni indirimbo nayo yazanywe n'umwe muri twebwe, hanyuma igenda ikura. Uwo muntu ndamwibuka, we yaraciye mu bihe bigoye. Yego. Yaraciye mu bihe bigoye cyane ubuzima bwe. Wenda ntari busobanure, ariko nk'ibyo n'undi yanyuramo. Hanyuma turaganira, tugira umwanya munini wo kuganira, mubwira nyine uburyo Imana ishobora byose. Nyuma y'igihe yanayizanye ataramara kuva muri ibyo bihe, ariko akuyemo ibyiringiro. Yego. Akuyemo ibyiringiro nk'uwihanurira ko ibivuyeho byarangiye rwose bizagenda neza. Hanyuma rero kuko byanagenze neza, so ni ubuzima wa muntu yari ari kunyuramo. Hanyuma nanone tugenda tubihuza n'ubundi buzima natwe tugenda tunyuramo, tuvanamo ishimwe, tuvanamo n'icyemezo gikomeye cyo kuzaguma mu ihema ry'Uwiteka. Ariko sinayirimo amagambo ngo twikomejeho. Yego. Nuko mutabiririmbye. Twabiririmbye, twikomejeho, uri mwiza Mana, amahema yawe niho tuzatura. Harimo ahavuga ngo hari aho twagize tubura amazi yo kunywa, nk'uko twabivugaga. Hari aho umuntu agaca mu bihe bikomeye koko, ukumva birakakaye, ariko Uwiteka agira gutya akatuvunjira mu gihe cya ya mibabaro cyo kubura amazi yo kunywa, akadudubiza isoko. N'ahari amarira akuzuzamo indirimbo. Amen. Haleluya. Simburwa n'indirimbo. Imana ishimwe. Yego. Nta kibazo, feel free. Igereze mikoro. Mu mwijima watubereye umucyo, mu ntambara watubaye bugufi, mu bibazo watubereye igisubizo, mu ntambara watubaye bugufi, mu mwijima waratumurikiye mwami. Oh haleluya, haleluya, watubaye bugufi. Hari aho twageze tubura amazi yo kunywa, Yesu watubereye isoko, amaso yacu yari yuzuye amarira, washyize indirimbo nshya mu kanwa ka, washyize indirimbo nshya mwami wa mu kanwa kacu, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. Hari akandi kavuga ngo icyubahiro cyawe cyagumanye natwe. Yego. Ni ukuvuga hari niyo ukiri muri bya bihe, ukiri guca muri bya bihe bikomeye, icyubahiro cy'Imana kigumana nawe, ntikijya kihava. Kigumana nawe ku buryo udata ikuzo ry'Imana. Donc ubundi icyubahiro cy'Imana kigendana n'uburinzi. Yego. Kuko ni nyakubahwa.
kandi nyakubahwa is protected, Yeah. afite uburinzi kandi ubwo burinzi bukaturinda. Exactement. Twivuga nkabikurura. Yego. Kirahari Yego. kigumana natwe, Hallelujah. gituma tutandavura, Eh, gituma tutaba barubebe, eh, nubwo turi guca mu bihe bigoye, ariko sitiri icyubahiro cy'Imana kigumana natwe, agaciro. kikarinda bwa bumana buri muri twebwe, utaza gushiduka wasandaye, Hallelujah. utaza gushiduka wataye ikuzo ry'ubumana muri wowe, utaza gushiduka wataye indangagaciro. Rero icyubahiro cy'Imana cyagumanye natwe Hallelujah. mu bihe byose, cyagumanye natwe. Iyo. Iyi presenta ari umucyo, nubwo hari umwijima ariko mu bumana tukabona umucyo. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Esther, kanongereho akanya. nakurebaga, nakubonaga. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. hari ukuntu umuntu ababara akaza akabikubwira bikakurenga. Ikintu mubwira nta kindi bitumubwira ngo komera. Yego. Sibyo? Muri refe niho tuvuga ngo imbabazi zawe nizo zaturamiye, Yego. ukuboko kwawe niko kwadukomeje. Bivuze ko no mu bibazo biba bitarakemuka umuntu aba akeneye gukomera. Yego. Amen. Si ugukomera nyuma yabyo, aho ngaho bawuzuye amashimwe uba uri oblige gukomera kuko uba ufite ibintu bigukomeza. Yeah. Ariko no mu bibazo Imana iguha gukomera. Mu gihe bigaragara ko nta byagukomeza bihari, Yego. ariko Imana iguha Yo gukomeza. iri ready yo kukubwira ati Iragukomeza. mwana wanjye komera Kabona n'aho abantu batinda kuza ngo akubwire ngo komera, Yego. ubwayo iba yagukomeza. cyane. Rero komera, Hallelujah. komera rwose. Amen. Irya jambo riba muri Bibiliya ngo riri mu inshuro 365 rivuga ngo ntutinye. Fear not. Rero ubwo no muri bya bibazo every day Yes. iryo jambo rirahari rikubwira ngo ntutinye, Yego. komera, Buri munsi. komera. So iyo ndirimbo yuzuyemo ibihumuriza, yuzuyemo ubuzima bwo kubwira ngo komera, Imana irahari, icyubahiro cyayo kirahari, imbabazi zayo zirahari, zirakuramira ku munsi mubi. Harimo inkomezi zose muri iyo ndirimbo. Amen. Kandi byatubereye ubuzima. Uretse n'abantu ku biti byabo, hari n'ibihe twabayemo nk'itsinda bitatworoheye, ariko byose twumvise ijwi ry'Imana ritubwira ngo komera, witinya, Imana yabanye natwe. Imana umugisha. Amen. Imana ishimwe. Hari chorus twayaga turirimba kera, bakora sinzi impamvu agenda. Sinzi impamvu ngewe ndacyayakomeye. Dukora twakira nesa. Hari ivuga ngo ineza ye narayibonye ababisha bangose. Urayizi Esther? Abubu ya ubwo urumva rero sinzi niba by'amakuru asinze mujye muyashobora kuyaririmba. Turayaririmba ariko ineza y'Imana umuntu ayibona nubwo ababisha bakugose, kandi burya ababisha ntabwo ari mugenzi wawe. Mubisha wa mbere ni Satani, ushobora gukoresha ibintu cyangwa se abantu bakakurwanya, ariko umwanzi wawe nyirizina aba ni Satani. Nunarwana ukirwana na Satani, cyangwa se ujye wirukana Satani ntukirwane n'abantu ngo uhangane n'abantu. Ariko ineza y'Imana still ikomeza kubaho ngaho nubwo ababisha bakugose. Yego. Tugeneye no mu gihe dufite hari indirimbo ihari, ndashaka ko indirimbo ho gatoya dushobora no kuzayiheraho ubutaha twayisubukura, ariko mu ndirimbo gatoya ubu nize kugira icyo mbabaza nyuma. Yego. Tugarukana none kuri studio. Yego. Hari indi nayo muvandimwe yakoze yitwa izina amazina yacu. Yego. Indirimbo ndayikunda cyane, mbabajwe nuko tugiye kuririmba umwanya muto. Nta kibazo. Muri dodiyeze.
itwitayeho. Haleluya. Yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Izina amazina yacu itwitayeho. Yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Irazi koko kuko iyo nyihamagaye iranyitaba, iyo Mana nkayumva ikambwira ngo nzabana nawe mu makuba, witinya nzagukomeza. Irazi koko kuko iyo nyihamagaye iranyitaba, iyo Mana nkayumva ikambwira ngo nzabana nawe mu makuba, witinya nzagukomeza. Izina amazina yacu itwitayeho. Yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Izina amazina yacu, izina amazina yacu itwitayeho. Yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Oh, haleluya. Shimwe kutuzi Imana. Toza maya bene. Ntiyadutererana, Hoya. ntiyadusiga, yatumenye kera tutarabaho, iraduhetse ku mugongo. ntiyadutererana, Ntiyadutererana, inshuti nziza ntiyadusiga, yatumenye kera tutarabaho, iraduhetse ku mugongo. iraduhetse, Iraduhetse ku mugongo. iraduhetse, Iraduhetse ku mugongo. iraduhetse, Iraduhetse ku mugongo. iraduhetse ku mugongo. iraduhetse. Iraduhetse ku Mana ishimwe, iryo ni ishingiro. Iryo ni ishingiro ituma mvuga ko Imana izi. 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 Izina, izina amazina yacu yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. izina amazina yacu, izi ni izina ryawe. Yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Yavuze Yavuze ko itazaduhana mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Oh, haleluya. Imana ishimwe kitatwitiranya. Amen. Imana ishimwe kutuzi. Haleluya. Gutwitiranya. Iryo ni ishingiro rituma mvuga ko Imana izi. Iryo ni ishingiro rituma mvuga ko Imana izi. Iryo
ibyo ni ishingiro bituma avuga ko Imana izi ibyo ni ishingiro yewe bituma avuga ko Imana izi iryo ni ishingiro bituma avuga ko Imana inkunda. Hallelujah. Iryo ni ishingiro bituma avuga ko Imana izi iranzi neza. Iryo ni ishingiro bituma avuga ko Imana. Hallelujah. Ibyo ni ishingiro bituma mvuga ko bituma mbihamya bituma natura ko Imana inziye bituma ko inyitayeho. Haleluya. Bituma mvuga ko Imana nibyo rituma natura ko nitaweho ko nkunzwe ko ndi mu rukundo rw'Imana. Bituma mvuga ko Imana izi. Haleluya. Ibyo ni ishingiro bituma natura amagambo y'ibyiza Imana izi. Haleluya. iraduhetse ku mugongo wayo aho hano hari imbaga. Iraduhetse ku mugongo iraguhetse ku mugongo iraguhetse ku mugongo iraguhetse ku mugongo iraduhetse ku mugongo iraduhetse ku mugongo. Oh, hallelujah.